bansangamo agakoko ka virusi itera sida. ubu urwaye sida? Ibyo mbimaranye igihe ariko ni inkovu nzahorana nayo, ariyo mpamvu mbabwira ngo mwitondere gusenya ingo z'abandi mw'abakobwa mwe, ntabwo muzi uwo mugabo ngo afite iyihe ndwara. Icyo ni igikomere ngendana nayo, iyo nza kugarukiraho wenda sinari kwandura. Mwari mutumye ndira. hasi Paul, nanjye warutumye ahubwo marira azenga mu maso. Ariko nariyakiriye by the way, kinini ndakimenyereye okay, ariko mbabwire ngira inama abakozi bo mu rugo, mwebwe mudufashe imirimo ya buri munsi, mwirinda abagabo batari abanyu kuko hari uburwayi baba bagendana. Kandi Twongeye kubasuhuza nanone kandi bakunzi bacu ba Ikaze TV 250 nkuko musanzwe mubana natwe umunsi ku munsi, igihe icyo ari cyo cyose turabakunda cyane. Hanyuma rero nkuko n'ubundi twari twabibasezeranyije, ntabwo kumubona byoroshye, urabona ko twagiye mu byaro kumuhigayo, ntabwo ari ibintu byoroshye. Hanyuma rero twamubaboneye, bamwe bari kwibaza ati se uriya ninde, abandi bati turamutegereje. Hanyuma nkuko mubizi rero, njyewe amazina yanjye ni Theogene Ndayisaba, hamwe na Ikaze TV 250. Hanyuma nkuko twabazaniye rero, twabazaniye umutumirwa n'ubundi buri munsi nkuko twabibasezeranyije ko buri munsi tuzaza twemera, cyangwa muri comment mwaye mwanditsemo ko tuzajya kubazanira mic. Twageze rero, reka tuguhaye ikaze. murakoze cyane. Tuguhaye ikaze hano hamwe na Ikaze TV 250. Hanyuma rero turagira ngo uduhe ku buhamya. Yego. Hari ubuhamya ubushize wagiye kuduha ariko ntibyakunda, dusezerana yuko utuzaza ukabuduha. Ubuhamya bwerekeranye, ngira ngo duhereye mu gihe cy'umukozi, duhereye uri umukozi mu gihe cy'umugabo kwa shoboje ki rwose, kugira ngo yenda niyo waduha igice kimwe ikindi ukazakiduha, ariko ukiduhaye byose nabyo byatubera byiza cyane. Banza rero wabanza ukibwira ku bantu bakuri kukubona, abantu bari kukumva, hanyuma ubundi ugakomeza n'ikiganiro. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa n'ababyeyi, nitwa Gisaromike, nkaba nitwa Dorothée. Ubwo ku kiganiro nje gutanga kuri uyu munsi wa none, ni ikiganiro nkora akazi ko mu rugo byagiye bimbaho muri icyo gihe. Natangiye akazi ndi umwana muto w'imyaka 14, havamo kuza gufatwa ku ngufu n'umubosi nakoreraga. Kuri iyo myaka babwire ni ibintu biba bitoroshye, inshuti, ni ibintu biba bitoroshye pe, ariko nta kibaho kugira ngo iminsi y'icumi. Aho rero niho nazamukiye ndamenyera nyine, kubera ko hayezangira nk'umugore we, mabuja agenda nkasigarana na boss, nkasigara ku rugo. Ukamusigarira mu cyumba? Byari bisanzwe, ariko kuko byatangiye bamfata ku ngufu, adeni numva ni sawa pe. Yego. Numva byaryoshye nta kibazo. Yego. Ariko nyine mbere yari ibintu bigoye kubyakira, nyine byaratinze. Ubwo hari mu gihe kingana iki, wari ufite imyaka ingana iki? Ibyo bintu byabaye mfite imyaka 14. Yego. Yego. Ubu ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 22. Wari muto ni kera. Ni kera, ariko ni ngombwa ngo twibuke kandi dutange ubuhamya. Wari uri mu mujyi, wari uri n'aha mu cyaro? Oya, nari ndi n'aha mu cyaro, ruguru mu isantere ya ruguru niho nakoraga. Yego. Okay, wakomeza. Ubwo rero muri icyo gihe, nyuma haciye nk'amezi nk'abiri, naramenyereye, boss akajya ambwira ati sheri wanjye uri uramuruta, ariko mureke mbabwire, bantu mukoresha abakozi bo mu rugo, mugakoresha abakozi beza, mufite ibibazo. Murabizi neza ko iyo mugiye mu kazi batubwira ukuntu turi beza, noneho tugakunda abagabo banyu kubera ko ari ikintu baduha. Ariko kubyakira byarangoye, ariko nyine ndabyakira, ndamukunda, numva ndushijeho kumukunda kubera ko yarasigamo amafaranga, nkitaho, nkasa neza.
hagira n'umusore wo hanze umuganga arankuna akamureba nkavuga se nk'iki kitagira amafaranga ni icyayi, nkumva mpunze bose mabuja nkajya numva yantindiye kuva mu rugo ngo ajye mu kazi. Mfatiraho rero ndahava, tukajya dukomeza tugahura, arira ko mura n'abandi bagabo. Ariko umukobwa usenya urugo rw'abandi, babwire ngo birababaza, uwo usenyeye biramubabaza nawe utisize, kuko hari igihe wihemukira, kuko naje gusanga yaranyanduje uburwayi, nubwo namukundagamo amafaranga mbana n'uburwayi. parito gato, uburwayi bwoko ki? Icyo gihe nigiye hejuru gatoya, amushuti wanjye namubiganirije, mubwira ukuntu mbana n'umukire nakoreraga, dukundana tujye dusohokana n'ahantu hahenze, ntabwo tuzajya kwipimisha. Ngiye kwa muganga bansangamo agakoko ka virusi itera sida. ubu urwaye sida? Ibyo mbimaranye igihe, ariko ni inkovu nzahorana nayo. Ariyo mpamvu mbabwira ngo mwitondere gusenya ingo z'abandi mwa bakobwa mwe, ntabwo muzi uwo mugabo ngo afite iyihe ndwara. Icyo ni igikomere ngendana nayo, iyo nza kugarukiraho wenda sinari kwandura. Nari mutumye ndira hasi Paul, nanjye warutumye ahubwo marira azenga mu maso. ariko nariyakiriye by the way, kinini ndakimenyereye. Ariko mbabwire ngira inama abakozi bo mu rugo, mwebwe mudufashe imirimo ya buri munsi, mwirinde abagabo batari abanyu, kuko hari uburwayi baba bagendana kandi kukugeraho ntibukira, ni gake cyane bukira ubwo burwayi. Ubwo rero narakomeje nza kuza kugera i Kigali, nawumvaga bavuga ngo ni ahantu haba amamodoka hakaba amatara, nari ntarahagera. Igihe nahageze rero, ngeze ahantu bita Nyabugogo, inzira iri bunjyane mu kazi bari bandangiye narayibuze. Nihurira n'umusaza mukuru ushobora kuba afite nk'imyaka ubageze mu 100, arambwira ati reka tujyane mu rugo nanjye nkuha akazi. Bosi yari yaramaze gucira abandi inzira, ndakomeza umwuga ndawukomeza, nibera indaya. Kuba indaya rero biragatsindwa, ariko ubu ntibakivuga indaya, utazandika ngo ni indaya, ubu ni indangamirwa. ni indangamirwa. Ariko nabivuyemo, ko waravuze ngo turi ubwo oya nabivuyemo, nari nibeshye kubera ko twari. Ikindi kintu ubwo muri icyo gihe nyine nkimenya ko ndwaye sida, ubuzima bwari bworoshye, n'ubuzima nihebye. Usanzwe napimaga ibiro 74, icyo gihe naramanutse mpima ibiro 40 kubera guhangayika, nzi ko itazakira, nzi ko nzabana nayo ubuzima bwanjye bwose, ngiye kujya ku kinini. Ariko umubona mbivuga, reka nishime kuko nabashije kwakira ko mbana nayo, abona n'umugabo nyemera mbana ndwaye sida. Ubwo rero tujye dushima Imana, narakijijwe, umurokore. Ibyo bindi byose ngiye kuvuga ni ubuhamya, nubwo nzavuga ubutaha ni ubuhamya bw'ibyo naciyemo, kugira ngo abazabubona batazaba nkanjye. Muzagire umurongo mugarukiraho, apana gukomeza. yego, Njye nishwe nuko navuze ngo reka nkomeze. Yego, ariko n'ubu damaye nk'ijana sinabura kuyahitana. kandi ufite umugabo? None se ari ubwo nabisigaye nabigarukana? None se reka twikomerezeho gatoya. Nta kibazo. Nzi neza yuko mu bintu bibaho umuntu wabashije yenda kubana n'ubwo kwandura ubwo bwandu, kumvuze ngo kubana ntabwo ari ukubana nabwo ubukunze, ahubwo kwandura kuba ufite ubwandu bwa sida, sibyo? Ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu by'ukuri nk'iyo uhuye n'abandi bantu nk'uko ngo kuvuga ngo umuntu aguhaye nk'ijana, ese ubasha kumurinda cyangwa ubasha kurinda inshuti zawe cyangwa bagenzi bawe mu buhe buryo, ukoresheje ubuhe buryo? Iyo bigenze gutyo,
wowe tugiye guhura mugira inama tukirinda kugira ngo utaza kwandura, kuko njye nzi neza ko mfite ikibazo. ukuvuga ngo mugiye kuryamana mbere y'ibindi byose urabanza ukabimubwira. Yego. Ese ugereranyije yenda nko mu gihe wagiye uryamanira n'abantu cyangwa se kugira ngo mu gihe wagiye usambana, utekereza yenda wararyamanye nk'abagabo bangana iki ushobora kuba mwarabonanye nabo? Ahubwo iyo umbaza ngo nshobora kuba naranduje bangahe, kuko naryamanye na benshi. Ugereranyije nk'abo waryamanye nabo urumva ari nk'abangahe? Nshobora kuba bamaze kuba nka 90. n'uwo nashatse ari Uwo- muri abo 90 simboze senkani nanduje sida. none se uwo washatse mwashakanye we ari muzima, Yego. wabishakiye iki? Ariko yarabizi ko mbana n'ubwandu. Kuki utamubujije? Oya, twagiye kwa muganga batugira inama. Babagira inama yuko umuzima ari buze kubana n'utari muzima? Yego, ukurikiza amabwiriza kwa muganga baguha, kuko n'ubu ni muzima kandi twarabyaranye. Oya, Yego. ibyo bintu ntibishoboka. Birashoboka. We ni muzima, wowe waranduye. Yego. Mwabantu mwe namwe muri kumva muri no kureba, munshyire kometa aho hasi, hari ibyo ambwiye nkumva ntibishoboka. Sinzi uko uri kubyumva. Ikintu ukora wowe urwaye na wa mugabo wawe mubana, mukurikiza amabwiriza kwa muganga babahereza. Okay, kugira ngo mumenyane byavuye he, byaciye mu zihe nzira? Twahuriye mu mwuga w'uburaya, yaraje guhaha. Kagira inkuru. Yego. Yaje guhaha bariho araguhaha. Yego. Aho niho twamenyaniye. None se umwana ni muzima? Umwana wacu ni muzima. Mufite abana bangahe? Dufitanye umwana umwe. Ni muzima? Yego. Sha, ibintu uri kurota? Oya, ntago ndi kurota kuko ndakanuye kandi ndanahetse. Ubwo nta muntu urota ahagaze. Aho ni waba wibeshye yuko waba uri kurota ibintu uri kuvuga ari ukurota atari byo? Oya, ibintu ndi kuvuga ni Sa nkukanguka, reka nkwegere mukanguka. ndakanuye. Kankwegere mukanguka. Njyewe ndi Wowe uri Ndayisaba Theogene. ndapfuye. Ntabwo nsinziriye, ndakanuye inshuti zanjye, abantu mumurikira, ibintu mbabwira ni ibintu bibaho kandi ni ibintu bisanzwe. Nuba wanduye sida ntuzajye ngo wihebe utangire utekereze kwiyahura wiyambura ubuzima, uyarebe ukonsa. Duhuye mu maso ntiwayipima. Niki cyaguteye kwiyakira no gushirika ubwoba gutyo? N'uyu mugabo twabanye. Yego. Niwe wambwiye ati kuba urwaye ntabwo bivuze ko ubuzima burangiye. Ubuzima ni bugari kandi turacyakomeje, kandi uzabaho kandi uzaramba. Yanyaturiyeho amagambo meza. Numva niyongereyeho ibiro byinshi cyane. Bituma ushirika ubute ku buryo wumva wabikubaza wabimubwira nta kibazo? Cyane. Mbere nagiraga ipfunwe ariko ubu ntabyo ngira. Ubu ntaryo ugira. Okay, tujya tubona hirya no hino ugenda usabana n'abandi bantu, hari amafilime tugenda tubona atandukanye ugenda mukora. Gusa kimwe cy'ingenzi cyo mbanza kukubaza cy'amatsiko, muvukana muri abana bangahe mu rugo rwanyu iwanyu? Ubu iwacu turi abana 5. Haba umukobwa umwe, haba imfura yo mu rugo, abandi 4 ni abahungu. N'abahungu. Yego. None se ababyeyi babyifashemo gute babonye cyangwa ntago babimenye? Ababyeyi banjye babimenye ari uko ngiye kubana n'umugabo. Nibwo natoboye ndababwira. Bariyakira nyine, ariko nabo hashizemo ukwezi biyakiriye. Umugabo ati rwose uri umukobwa mwiza. Ariko ndi na mwiza, ijye ubivuga unabitsinda. Uri umukobwa mwiza kabisa. Ariko ubu sinkiri umukobwa nabaye Uri umubyeyi w'umurwayi? Oya, apana umurwayi. Ndi muzima. Uri muzima? Ntweze ubu duhure mu nzira mpima ko ndwaye. Nese ubwo wifata nk'umurwayi cyangwa wifata? Nifata nk'umuntu muzima. Hanyuma zako gakoko? Ako gakoko ndakirengagiza kuko ni nkitaho kazatuma ndemba kurushaho. Gusa mwana nta kibazo ufite? Oya, ndi muzima. Mu mubiri wawe nurumva muri wowe wuzuye neza? Ndi muzima. Iki kiganiro dukoze uramya ko umugabo wawe nakibona nta kibazo kiri buze gutera? Ndabizi neza ko nta kibazo. Cyangwa baraza bamenere
oya amavuta ibyo nta kibazo kereka ari ubuhamya butabayeho ari ibintu atazi arabizi neza ko mwantumiye naje nabimubwiye kandi namubwiye ko ngiye gutanga ikiganiro ku buzima bwanjye. Okay, urakoze cyane. Hanyuma tujye ku myidagaduro. Yego. Hari imyidagaduro tugenda tukubonamo hirya no hino. Yego. Ese byo ubisanisha ute n'ubuzima bwawe? Yenda hari mu matiyatere tugenda tukubona, hari mu masinema tugenda tukubona. Ese ubihuza ute n'ubuzima bwawe bwite? Akenshi buriya rero ibintu tuba dukora n'ibyo tuba mu ngo zacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mba numva nyine ni ibintu bisanzwe kuri njyewe bisi, nta birenze nta n'ibitarenze birimo. Hari ikintu kimwe muri byo mu byo ngiriye amatsiko. Yego. Mu byo ngiriye amatsiko bajye bavuga ngo abantu banduye sida cyangwa se yego abantu banduye sida cyangwa se bafite agakoko gatera sida ngo bakunda kugira umushiha n'umujinya n'ubundi bugome bugiye butandukanye. Se aho ntibyaba ari byo? Kubera ko muri filime tukubona ahantu kinnye muri sinema no muri théâtre hose ahantu kinnye hari izina ukunda gukoresha ryitwa Dorothea. Yego. Rihwanye se Dorothea ni izina Dorothea rivuze iki kuri wowe? Izina Dorothea kuri jyewe ni izina ry'umuntu ugira amahane cyane. Yego. kandi udashobotse w'umugome. Yego. Bivuze ngo hari naho twabonye urikoresha mu buryo uri umurozi. Yego. None hari abashobora kwibaza nk'abantu bashobora kubona iki kiganiro cyangwa se bari buze kumva iki kiganiro, bashobora kwibaza ati se impamvu ye ndashobora kuba n'ubundi akinagira umushiha suko ashobora kuba yaranduye. Ese ibyo bintu bihuza ute n'ubuzima bwawe ubayemo ku buryo nta bantu bakwibazaho cyangwa se ku buryo umuntu wari we wese wakumva atabifata ukundi? Oya, atazagira umuntu wumva kubambana n'uburwayi ngo yumve ko mbihuza n'ubuzima busanzwe. Kariya ni akazi mba nagiyemo. Niba bamaye rero yo gukina ndi umugome ngomba kubikora n'ibintu binambamo, apana kuvuga ngo nuko ndwaye. Yego. Ubusanzwe urasenga? Ndasenga, ariko nubwo nsenga nubwo wabureshya nijoro unzanyeho ubugoryi naguhanura. Bivuze ngo n'ubusanzwe wamuhanura? Yego. Bivuze yewe, bivuze ngo ndishyano. Ndishyano? Ndagagaye we. Uwo ni we ngewe. Agataho rero cyari cyo kiganiro cy'uyu munsi tugiye. Okay, reka noneho tugere ku mwanzuro. Ni iki kintu wabwira ku bantu bari kukubona n'abantu bari kukumva? Abantu bari kunyumva cyangwa bagiye kunkurikirana, mbere na mbere mukande like, mukore share, mukande subscribe, comment. Yego. Ubundi mutubwire muri comment birambuye. Abantu bifuza ko nzagaruka nabyo mushyiremo. Reka tube ducukirije ahangaha kubera yuko urumva umwana arimo ararira ubanze nawe umuhekeye. Ariko wakoze cyane. Murakoze nawe. Hanyuma rero bakunzi ba Ikaze TV 250, mwakoze kubana natwe, mwakoze kureba iki kiganiro, kandi dushimiye n'uyu mutumirwa wacu, turamushimiye cyane. Mwakoze cyane rero, njyewe na Theo Jeune Ndayisaba hamwe na Ikaze TV 250.